Turabashimiye mwe mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro bya Taifa Rwanda. Iyo mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Eliza Taifa. Uyu munsi wa none tugiye gukora isesengura n'ikiganiro gitoya ku buhanzi cyangwa se ku muziki nyarwanda, by'umwihariko tureba abahanzi bari kuri top cyangwa se banini muri iki gihugu cy'u Rwanda. Aba bahanzi nabanze bakoze ibigwi mu myaka myinshi yashize, bakundwa n'abatari bake. Bubaka ibigwi ndetse bumvikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu muryango mpuzamahanga mu bihugu byo hanze, bumvikana cyane, bakundwa n'abatari bake. Aba bahanzi by'umwihariko wamenya cyangwa se nawe urabazi, si ngombwa mbakubwire. Uyu munsi wa none kubera ko tugiye gukora isesengura, tugiye kubava imuzi n'umuzingo mu bamenye ndetse tunabasesengure mu bikorwa byabo bigaragara bya buri munsi cyangwa se n'ibyo bigejejeho. Aba bahanzi barimo Israel Mbonyi, Meddy, Bruce Melody ndetse na The Ben. Abahanzi bane bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda guhera mu mwaka wa 2009 kugira amagingo yangaya. Ahari abahanzi bubatse ibigwi bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse bakishimirwa n'abatari bake, aho bakunzwe bakava hasi bakagera hejuru bajejeho ndetse bagakomeza gukundwa n'abatari bake. Aba bahanzi b'ibyamamare bakomeje gukundwa cyangwa se kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga, tugiye kubasesengura tubaha imyanya yabo nk'impuguke cyangwa se nk'abantu basesengura kuri Taifa Rwanda cyangwa se nk'umuryango wa Taifa Rwanda. Mu bitekerezo twahurije hamwe tugiye gusesengura turebe bano bahanzi, umuhanzi wa mbere gusa naga ari ibintu by'ihame cyangwa se ibintu nahindurwa kubera yuko ni analyze cyangwa se isesengura rya Taifa Rwanda cyangwa se ry'umuryango mugari wa Taifa Rwanda. Aba bahanzi rero turabasesengura tuvuye muzi n'umuzingo, hanyuma mumenye amateka yabo ndetse tubaha imyanya yabo bikurikije uko bigaragara cyangwa se uko amaso yacu yabitweretse nk'ijisho ry'abasesenguzi. Abahanzi barimo Israel Mbonyi uririmba indirimbo za gospel zo kuramya no guhimbaza Imana. Abahanzi barimo Bruce Melody uririmba indirimbo zisanzwe za R&B n'izindi njyana zitandukanye, ndetse na The Ben uririmba indirimbo zarimo R&B na Zuke n'izindi ndirimbo zitandukanye. Umuhanzi Meddy wiyeguriye akigarurira indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, gusa aho uze aririmba indirimbo za sekira nk'ibisanzwe. Abahanzi bombi turabwotondakanyiriza tubashyire ku murongo turebeye ku mbuga nkoranyambaga zabo, aba bakurikira n'ibindi bitandukanye ibigwi bakoze, tubashyire ku myanya yabo, mu myanya bakwiye. Gusa ntago ari ibintu by'ihame cyangwa se ntago ari ihame kubera yuko ibi ari ubusesenguzi bw'umuryango mugari wa Taifa Rwanda ndetse n'abakunzi babo. Ibitekerezo twahurije hamwe kuri aba bahanzi bombi ndetse n'abafana babo bagiye bivugira. Abahanzi turabashyira ku myanya dukurikije ibikorwa byabo ndetse n'ibyo bakoze, ibikorwa by'indashyikirwa. Muri aba bahanzi turahera ku muhanzi Israel Mbonyi. Uyu birumvikana neza ko ari we muhanzi wa mbere mu Rwanda cyangwa se mu ijisho ry'abasesenguzi mu muryango mugari wa Taifa Rwanda. Nyuma byakusanyijwe byaje gusanga Israel Mbonyi ari we muhanzi wa mbere mu Rwanda. Uyu muhanzi Israel Mbonyi ni umuhanzi ukurikirwa n'abarenga miliyoni 2 ku rwego rwa YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga, akurikirwa n'abantu batabarika bari mu mamiliyoni. Uyu muhanzi Israel Mbonyi yatangiye umuziki mu mwaka wa 2014. Uyu munsi wa none akaba amaze imyaka myinshi cyane itabarika, cyane akundwa n'abatari bake mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Israel Mbonyi yakunzwe mu ndirimbo zitandukanye zirimo Uri Number 1, Sibyo Nibwira n'izindi ndirimbo yakoze cyane, by'umwihariko uyu munsi wa none akaba yamamaye cyangwa se yarubatse mu ndirimbo ziri mu rurimi rw'igiswahili, aho zatumye abanyakenya batari bake, abanya-Uganda, Tanzania n'abandi batandukanye bishimira ibihangano bye bakabikunda by'akataraboneka. Ibi biri mu bintu byamuzamuriye audience ku mbuga nkoranyambaga kubera yuko nko kuri YouTube gusa indirimbo yakoze iri mu rurimi rw'igiswahili yitwa Rinasiri yarebwe n'abasaga miliyoni 89 mu magingo yanga tuvugana. Nubwo tuvugana hari abantu benshi batabarika bari kuyireba. Israel Mbonyi yakunzwe n'abatari bake guhera muri iyo myaka, gusa muri icyo gihe cyose yagomeje gukundwa n'abatari bake, cyane ko akundwa n'abantu b'igitsina gore, cyane ko afite uburanga ngo bukurura abagore nk'uko bivurwa n'abantu batandukanye ndetse batari bake. Ku mwanya wa kabiri turashyiraho umuhanzi Gabo Robert Medar cyangwa se muzi nka Meddy. Uyu nawe akaba akurikirwa n'abarenga miliyoni 1.700 ku rubuga rwa YouTube. Uyu Meddy ni umuhanzi wakundwa n'abatari bake, by'umwihariko guhera mu mwaka wa 2008 aho yamenyekanye cyane mu kuririmba ndetse anabyina ibyo tuzi nka sing and dance. Iyi mbyino yo kuririmba unabyina bizwiho ku bantu nka Chris Brown wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bahanzi batandukanye bakora iyi style, bazi kubyina bakanaririmba, bafite ijwi rihogoza cyangwa se rikurura abatari bake. Gusa atari ibyo gusa, azi no kubyina cyangwa se akajya imbere y'abantu akagatinga. Uyu nguyu rero Meddy ni umuhanzi wakunzwe n'abatari bake guhera mu mwaka wa 2008 kugera mu mwaka wa 2026 magingo yangaya aracyakunzwe n'imbaga nyamwinshi y'abantu kubera yuko bigaragara ku mbuga nkoranyambaga ziwe zitandukanye, aho yagiye akundwa n'abatari bake. Urugero twatanga nk'igitaramo yakoze mu kwita izina mu mwaka wa 2019 nka gahunda ya RDB ngaruka mwaka yo kwita izina, aho ya performing abadesipora n'abandi bantu batandukanye maze bagakunda live ye, ndetse n'umuhanzi wigaragaje mu bihe bitandukanye. Gusa nyuma yaho mu mpera z'umwaka wa 2021 yaje kugaragaza ko yiyeguriye indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ndi mu bintu bitashimishije abatari bake, gusa nabo byashimishije kubera yuko ni umuhanzi ukundwa n'abatari bake, gusa by'umwihariko abamufanaga aririmba indirimbo zisanzwe banamufannye agiye mu ndirimbo za gospel. Ibi byatumye muri kibuga asigamo umuhanzi Bruce Melody ndetse na The Ben. Uyu munsi wa none akaba ari bahanzi bari kuri kuruza ku mbuga nkoranyambaga ndetse bakunzwe n'abatari bake. Uyu muhanzi Meddy rero ni umuhanzi akunzwe n'abatari bake magingo yangaya, akaba kinakundwa n'abatari bake kuko yasohoye
ndirimbo asanga itegerejwe n'abatari bake, nubwo bigaragara neza ko uyu muhanzi imbaraga zo gukora umuziki zagabanutse cyangwa se atagishyiramo imbaraga. Gusa umuhanzi ugerageza gusohora indirimbo nk'ebyiri mu mwaka, gusa ntago abafana be babikunda habe na gato, kubera yuko bifuza yuko asohora indirimbo zitandukanye kandi nyinshi. Ariko uyu muhanzi Meddy we afite ibindi bintu akora, ntago akora umuziki cyane kuruta ibindi ibyo ari byo byose, nubwo afite igikundiro kitari gike cyangwa se akundwa n'abatari bake. Ku mwanya wa gatatu turasanga umuhanzi Itayiwacu Bruce. Itayiwacu Bruce uyu munsi wa none ku mwanya wa gatatu, ariko by'umwihariko mu Rwanda bitewe muri iyi minsi uko bimeze wamushyira ku mwanya wa mbere, kubera yuko ni umuhanzi muri iyi minsi none uri kuvugwa n'abantu batandukanye. Umuhanzi warikoroje ku mbuga nkoranyambaga ndetse ukundwa n'abatari bake, ni umuhanzi watangiye gukora umuziki guhera mu mwaka wa 2012. Muri iyi minsi ya none rero ni umuhanzi uri kuvugwa n'abatari bake, ukundwa n'abatari bake cyane yuko mu minsi mike ishize yasohoye indirimbo yitwa Pom Pom ari kumwe na Diamond Platnumz. Uyu muhanzi Itayiwacu Bruce yatwaye amarushanwa atandukanye, yitabira ibitaramo mpuzamahanga birimo nka Coke Studio n'andi marushanwa akomeye cyane ku rwego rw'isi ndetse no ku rwego rwa Afurika, ndetse utibagiwe na Afurika y'Iburasirazuba, East African Community. Uyu muhanzi Itayiwacu Bruce cyangwa se Bruce Melody yakunzwe n'abatari bake, yigarurira imitima ya benshi, by'umwihariko guhera mu mwaka wa 2014 nibwo yatangiye kugaragara mu maso ya rubanda cyangwa se kumenyekana ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abandi bantu batandukanye. Byatumye ku nshuro ya mbere yitabiriye Primus Guma Guma Superstar mu mwaka wa 2014, yaraje ku mwanya wa gatatu. Umuhanzi uje mu irushanwa rwa mbere agatwara uwo mwanya, ibintu by'igitangaza bidakunze kuba ahariho hose. Bruce Melody rero yakomeza gukora indirimbo ze akundwa n'abatari bake kugera mu mwaka wa 2018 aho yegukanye Primus Guma Guma Superstar ari na nshuro ya nyuma yari ibaye. Bruce Melody yakomeje gukundwa n'abatari bake kugera muri Covid, aho noneho yigaruriye imitima ya benshi, aho yakoraga indirimbo zijyanye na Covid hanyuma agakundwa n'abatari bake. Ahangaha umuziki we n'ibikorwa bye bya buri munsi yashyizemo imbaraga zikomeye cyane, aho yafashe mu producer witwa Element tutari tuze tukamumenya. Uyu munsi wa none nawe akaba ari producer uri kuvugwa n'abatari bake muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Itayiwacu Bruce rero uyu munsi wa none ntagasiba kuvuga ko ari we muhanzi wa mbere mu Rwanda, gusa ntagajya kure y'ukuri, kubera yuko abandi bahanzi bagenzi be cyangwa se bagiranywa nawe ntago bakora n'imbaraga nyinshi nk'izakoresha, kubera ko n'umuhanzi wasohoye indirimbo zitandukanye kandi nyinshi mu gihe gito cyane, amenywa n'abatari bake. N'umuhanzi wavuye kure habi agira kure heza. Ku mwanya wa kane turasanga umuhanzi The Ben. Uyu muhanzi The Ben nawe ni umuhanzi w'umunyabigwi wakunzwe n'abatari bake. Muri iyi minsi ya none rero akaba yarakoze igitaramo ngarukamwaka cyitwa The New Year Groove. Igitaramo ngarukamwaka gikundwa n'abatari bake, kimaze kubaka izina mu gihugu cy'u Rwanda. Muri uyu mwaka yatumiye umuhanzi Bruce Melody, hanyuma batwika umujyi, basana abantu batari bake, buzura BK Arena. BK Arena ijyamo abantu barenga 10,000. Ntekereza ko barenze kubera yuko harimo abantu benshi cyane, akavagari k'abantu cyangwa se uruvunganzoka rw'abantu. The Ben nawe ni umuhanzi ukomeye cyane wubatse ibigwi mu Rwanda mu myaka myinshi ishize, aho yigaruriye imitima ya benshi, agakundwa n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bindi bice bitandukanye, akundwa n'abatari bake. The Ben nawe yasohoye indirimbo zitandukanye zakunzwe n'abatari bake, gusa mu minsi yashize yaje kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amara y'imyaka itari mike. Byumvikana neza ko umuziki we yabaye nk'uretseho gatoya, gusa ibihangano bye ntago yigeze byumvagwa n'abatari bake. Byumvikana neza ko harimo icyuho cyuko The Ben atarahari. Uyu munsi wa none biranagaragarira ku mbuga nkoranyambaga cyane yuko The Ben na Bruce Melody ku mbuga nkoranyambaga zabo mu babakurikiramo ikinyuranyo. Byumvikana neza ko umuhanzi Bruce Melody ari hejuru ya The Ben rwose, ibi ntawe wabibura. Ibi kandi bigaragaza cyangwa se bigaragaza yuko The Ben atigeze akora umuziki ashyizemo imbaraga cyane, kandi ari umuhanzi w'umunyempano. Bamwe mu bafana be cyangwa se abakunzi be bakanamushinja gukorana ubunebwe cyangwa se gukora gake. Iki kiganiro mwakitegure kandi mushyigezwaho n'itsinda rigari cyangwa se team ngari ya Taifa Rwanda. Sengewe mu ijwi ryanjye nk'umunyamakuru nitwa Eliza Taifa. Nimba uri mushyashya kuri iyi chaîne ya YouTube ukana subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu, amakuru yacu n'ibindi. Taifa ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.